Yes, reka nongeye nizere ko rero meze cyane kabisa muri hagiye atandukanye bifurize byiza abakunzi ba mwari mutisashe mukunda platform Shot TV mukunda ibyo dukora mudukunda kabisa mugakunda imikino natwe reka tuyibahereze nta kibazo. Buri joro muzajya mumbona hanga mu saa 3 mu saa 2 niteretse ndi kwabwira ibigezweho. Nabwiye ati nzajya ndeka hari amakuru asohoka mu saa 2 hari amakuru asohoka saa 3 ayo nyareke ubundi mitinya cakira ibindi bitangazamakuru byaryamye miti nyabwa byuko yababwira. Ubwo rero niyo mpamvu ugomba kurikirana iyi platform. Iyi ni platform izajya ikubwira utuntu twa update ikanacisha mikagusesengura gakeya ko duhora kuyibuga twabana turabana abo twabwiye turabana uko twabivuga kose ni ibintu biba bifite tuba dufitiye fact. So ubwo rero ngira ngo mujye mubyizera iyo umuntu ari kwipanga akajya ku kibuga cy'indege akarara yo tegereje umukinnyi naze akarara iryo joro ryose akongera agatega akagenda. Iyo sacrifice nuko tuba tuvuga ati hari abantu dukunda, hari abantu dukunda bakeneye kugira iki, bakeneye kuza kumenya iyi update tukemera tugahura nizo ngorane. Ariko icyo dukunda nuko murekonesa mu byukuri mushima ibintu. So mbere yo kwinjira rero mfite breaking izo muri equipe ya Sport ndavuga ko umukinnyi utaraje byagenze bite. Ndi buvuge ku mutara mukapisa amaze kwica mu gitozo yakoze uyu munsi bakamwakira Basumani. Ibyo ndabyinjiramo neza cyane kabisa. Tuvuga no kutundi cacara namaze kumenya ko muri Intercell ibintu byakomeye cyane. Perezida batangiye kumwandikira, batangiye kumukora groupe zigomba kumutezaho urugomo. Barashaka gukora imyigaragambyo nawe yesa menamo ikintu cy'ikibaruwa arishinganisha muri RIB ati ngiye bazanyahuranye mfite imodoka rwego rwanjye ruzwi mpagararire equipe nyiyoboye abafana ngo inuze ngo zitazabuze ati bagende gake ndakora iki ashishimuye ikibaruwa ndaje nyicemo. Hari ibindi biri kugenda bivuga byinshi cyane. Reka nze rero mu byukuri kabisa mbanze mbako oya nago wayica mfora bimeze tese ni sawa. N'abantu bacu kabisa mwalimu bavuga ati wariteretse. So ubwo rero mumpabarire muko byaramwe mbanze mbyinjiramo. Ariko mbere yo kubyinjiramo ubundi wabanza nkabifuriza Noheli nziza Noheli nziza kwe iminsi mikuru iri kugenda neza cyane mwayitangiye neza. Noheli nziza ubunane ejo bundi bugiye kuzina bwo ebana mwaka mushya mugira Noheli n'ubunani mukomeze mu bitamire nibibacemo nibatamire mukomeze mubyinjiremo kabisa neza cyane. Murabona ko natangiye nkubitama akajezi ka kipe ya y'umuvandimwe Hakimu Sahabu. Hakimu Sahabu rwose kumutuku na black ukubona ariko nukujya mu mbijyanisha na Noheli nyine nabuze ndi jezi nakwambara iyo nambari ya Maroc senyifite sinamaze kwitereka iyo zo nzayikorana. Turacyari mu minsi mikuru n'ubundi ibintu bikomeje kugenda biryoha. Stade de Riage niyo kipe noze saba kinira nimwe bataramu bwaheruka Kigali rwose abati mwari muri kanguterekemo abinyujije ku muvandimwe Eric tubazane n'uwo niwe yamwentegeye muri kipe national Amavubi ya mutarama agenda aranga abakinnyi. Ariko abanyarwanda muri rusange mbifurije Noheli nziza neza ry'Imana. Twiriwe navuye gusenga byari biryoshye kabisa tujya mu kirugu tureba akana Yezu hano kuri ahanga kuri Don Bosco Kicukiro tujya gusura abavandimwe ebana mvuyeyo rero ndavuga ati Noheli niyo kurira mu miryango. Noheli si yo gusimbagurika ngo ujye ahantu hagiye atandukanye, niyo kureba inshuti n'abavandimwe famiye bantu bazamana mukicara mukiganirira mukagira iki mukibutsa utuntu twije just no kubona gusa byonyine bari abantu badukeneza ry'Imana. Tuba twaraje Kigali twaraje kwitereka twaragiye mu mahanga ariko byibuze no kurekonesa byiza ukamuhamagara bari ibintu byiza cyane mu by'ukuri ababyeyi barishima. So ubwo rero mbashimire kabisa bataramu mukomeje kugenda mwinjoyinga Noheli. Nabonye bwana CEO Rwanda Premier League Jire Karangwa yiteretse na famille rwose barya amafoto meza cyane. Bari abastari benshi cyane b'abanyamupira ngiri muri kugarukaho bari kwinjira muri studio bagakora amafoto meza cyane Photoshop nziza kabisa ubundi bakapostinga ukabona ko ari ibintu bizihiwe na ba Cristiano na ba Messi babibonye babikoze ni byiza cyane kabisa. Rero abastari mumaze kubona mu mupira babikoze subyo abanyamakuru ba SKFM banamenye Patrick ba Lorenzo bande bakoze izo shuti. Nabonye namwe murambwiye muri comment abo mwabonye baryoheje amafoto neza cyane kabisa biha agaciro. Nabonye Karangwa si Rwanda Premier League na posting ndabona ngiye mbura na postinze benshi kabisa babiha agaciro. Iyo umuntu yifotoje abajya ngo bana posting so yari umunyamupira tumuzana n'ubundi ni content yacu turamushyira hari abantu bakamukunda kabisa n'abashasanzwe afite fan base. Mbona Tade Ruwanga engineer yakine kipe y'PL no mu Uganda mu byukuri mediateur emblematique. Nawe nabonye rwose na famille biteretse bambara twenda twa PNL bararyoha cyane. Mbona undi muntu witeretse n'indera
muvandimwe Jean Marie Vianney M12 na Miss muvandimwe umugore wiwe nabonye rwose nabo bakoze utuntu twiza cyane bariterekana na postinze kwa n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero n'umutaramu wancuruza ara mu mujyi rwose muri City Tower bamwita Eric Lackman, ni umutaramu ucuruza muri floor ya mbere acuruza ibintu bya beauty and cosmetic. Nabonye akoze akashuti keza cyane kabisa, dore nguyu nabonye aryoshye cyane. Aba ni abantu tuba dukunda. Okay, reka tuzamuke. Mbere yuko ninjiramo muri Rayon Sport mvuga ibyeze ukuntu twaraye hariya hanze, reka nze mbanze mabwira iby'iri tangazo. Rayon Sport ifite itangazo hanze, mbanze nzamurira net ndibone neza sha rwego rusobanura. Rayon Sport ifite itangazo hanze kakanya tuvugana. Itangazo rigenewe rero abanyamakuru. Kigali 25 Ukuboza 2025. Ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport buramenyesha abanyamakuru buramenyesha ko amakuru yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko Skol Brewery Limited yaba ifitanye isano n'ubukererwe mu kwishyura imishahara atari ukuri. Skol Brewery Limited yasohoje neza cyane inshingano zayo zose, kandi umubano wayo na Rayon Sport ukomeje mu by'ukuri kugenda uba mwiza kandi wubakiye ku bunyamwuga. Kadomo, nubwo hari ibibazo bya mikoro, ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport bufite ingamba zirambye zo gushaka ibisubizo by'ibibazo bya mikoro byagiye bigaragara mu muryango wa Rayon Sport. Ubuyobozi burashimira abafatanyabikorwa n'abakunzi ba Gikundiro ku bufatanye bukomeje kugaragara ku bufatanye bukomeje kubaranga. Bunabasaba mu by'ukuri kuduha icyubahiro, bunabasaba kudaha icyuho amakuru y'ibinyoma mu by'ukuri agamije nyine gusenya no kwanduza isura y'umuryango wa Rayon Sport no guca intege icyerekezo kirambye ubuyobozi bw'umuryango ufite. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport kabisa nibwo bwabishyizeho umukono. Iyo ngiyo ni ekipe ya Rayon Sport kabisa shyize itangazo hanze. Ariko nanone ngahita nongera kujya mbijyana neza cyane iby'amatangazo mbanze mbyinjiremo. Reka mbijyana n'indi tangazo mu by'ukuri rya ekipe ya Intercell n'ubundi itangazo rya ekipe ya Intercell. So Rubavu rero ku itariki 24/12/2025 bwana perezida w'abafana ba Intercell impamvu kubasaba ko imbuga nkoranyambaga zose z'abafana muzifunga, kubasaba ko imbuga nkoranyambaga zose z'abafana muzifunga. Iyo niyo mpamvu aragira ati bwana tubandikiye tugira ngo tubasabe ko mukimara kubona iyi baruwa mufunga imbuga nkoranyambaga zose z'abafana kubera ko zirimo gukoreshwa ibikorwa byo gusebanya, gutukana ndetse no gutegura ibikorwa by'urugomo n'imyigaragambyo. Bityo rero ushaka kugira urubuga afungura agomba kubisaba akabiherebwa uburenganzira n'ubuyobozi. Mu gihe rero dutegereje ko mushyira mu bikorwa mu by'ukuri aya mabwiriza, mukimara kubona turabasaba ko mushyira mu bikorwa aya mabwiriza mukimara kubona iyi baruwa. Tifurije amahoro y'Imana, perezida wa Intercell. Yes chef, ndaje tugende turangize uretse gato cyane kugira ngo dusoze tugenda neza cyane. Twihutishije rero kugira ngo twihutishe, reka nkubite iminota 2 bite birangira. Ekipe ya Rayon Sport murabiswe ku munsi w'ejo turi ku kibuga cy'indege i Kanombe, mu by'ukuri tegereje umukinnyi ukomeye cyane kabisa, bamwita Almagile. Uyu mutaramu rero Almagile yagomba kuva hariya i Douala ku isaha ku kibuga cy'indege nyine hariya muri Cameroon Douala ku isaha saa 10 akaza kugera i Kigali saa 3:30. Umutaramu bamaze kumenya yuko ibitangazamakuru byo muri Cameroon byamuvuza cyane, byo mu Rwanda byamuvuza cyane, bahita bagira iki barapandisha, ni transfer booming, barayiboominga, baravuga ati yavuzwe cyane, ibintu byari bikomeye cyane. Chef, ndagira ngo tubane kugira ngo turangize tugire vuba turangize. Urumva baramubwira bati iriya ni ekipe ikize, ni ekipe yaguheza amafaranga, ati kuri miliyoni 25 wapi
uraza amafaranga bagize bari bumvikanye bahise bayakuba kabiri baravuga ati ikipe ya Rayon Sport yakize yari yamaze guhabwa buri kimwe cyose ati kizamuza nizagira iki yimuzana yimugeza i Kigali. Ibyo bintu byose byamaze kuba registered. Ibaze ko saa 2:30 nari ndi kumwe n'amaticha hariya mu Gisimenti arambwira ati genda ujye kureba umukino. Nibwo twahitaga tugenda turi kumwe n'abarovu ya mitani nirukanka, ariko twagiye tuhategeza tugeza saa 4 twari dutakira mu saa 6 z'ijoro. Equipe ya Rayon Sport rero ibyo ngibyo byayibabaje cyane kuko ari umukinnyi ufite profile remereye cyane, bamwizeho nka team nta muntu wageze zarizo njawe. Dore ikintu kibabaje byukuri kuba taje abafana bamaze kubyishyiramo bisa nkaho abantu bamaze kuvuga ko ati Rayon Sport ngo nagatego yari yarakinnye igira iki n'ibiki ati n'ubundi ngi nakirimo, ariko ndifite amakuru yuko Rayon Sport ari umukinnyi yegereye byamaze no kurangira, navuga ko ari imyaka ihuye nayo. Yes, ubwo rero mutana mu cameraman wanjye none nibikira kamera yicuritse uretse ubwo rero ndagira ngo dusoza mu byukuri kugira ngo mutaramu mubohore, ndagira ngo nkubwire ko equipe ya Rayon Sport uyu munsi yakoze imyitozo mu Nzove bahita baterekamo uyu mutaramu n'ubundi Likao Faustin numwe mu basore bakomeye cyane mu Kongomani yavuye mu gihugu cy'u Burundi muri Flambeau de Centre aje mu Rwanda aje gukina equipe ya Rayon Sport. Ubwo rero ibintu bigiye kuryoha cyane kabisa, araza kuza kuba ari kumwe n'abandi bakora imyitozo Simana mwakira byari byiza cyane abantu barabikunda. Eban petete byari sawa cyane. Ubwo rero nari nankuvuga ati sindare nagize iki, ariko umuntu maye ngafatire video mana nyagase ari kuvugira ku telefone ari kwicurika gusa mu byihanganire nuko namva ati reka ngire kugira ngo bize kurangira ni munyemerere.